ulikuwa bikira akakuzungurukira kandi ahubwo yabacaga no mu maso n'amazina urabona ko uri gukizunga waramutayira ese sinakubona ko waramubyaye bishakushe n'amaguru n'amaboko byose nibura ukamubona. Ako karo wenda no kuzanyicira iwanjye ugeze no kumundagira ugere no mu cyangwa ariko twatabyara uri Imana ushobora no kubura uri Imana tabya none sabya arabya wowe wabyaye bangaye ufite bangaye no mushiki wawe kurabonane kumurera ariko benye uruguse mushiki wanjye cyangwa muhurira mu gituro haramukagari ahubwo yaragusuye utabizi dore urasaze ugiye gutabuka rubanda dore turajya mu nama turajya mu niki tugenda mu kagari kurega wahera mu nteko abanze bakwigera urajya mu kagari cyangwa mu nteko iwanje hasi wawe so habantu aha ni wawe ni kwandi kwa mushiki wawe Subira pia mukinani watura bari kwa mushiki wanjye subira pia mukinani bari kwa subira inzoka zikuri rero bari kwa mushiki wanjye ni kwa mushiki wawe ariko karo mvira mu ruki wanjye ndahaba yewe ndaza nibyo mwamenyereye dore kwaso ugiye kuzana iki umva jewe nibyo mwamenyereye ndakwiyanye uriya mugabo nzamukirene koko uriya mugabo nzamukirene koko uriya mugabo azangiza uriya mugabo sinkiryama sinkigira iki akukura Imana yanjye mu ijuru nzamukirene mu kabyara. za usarura ngoye kwirwa wamira Mana yawe Yesu wadisi kunuza kufana mama kuno habaye simeruka no kuza kufatira amasuku hameze rero n'umugina mama kuwasize basi wasigiye umusaza wawe nawe nakina Mariya arakubita yankuye mu ishuri ubu ngubu agahinda ni kwase yashatse umugore w'isa nawe arakubita mama nzabigeze negereje na musaza wanjye ndazaje none yanze ibintu byose ni agahinda ubu nabwite nkora sinkirya umutungo mwasigiye nakina Mariya ubu ngubu ni ukuza n'aha ngaha bahasanze none nyine baje banyica bani nakoze mama ndagukunda
ubundi wakwisangira ahantu uri basi nkazaruhuka. Ndarushye papa mama ubu ngubu koko mwasigiye iki ko mwasigiye musaza wanyu ntakina nari n'agahinda konyine ubu ngubu nasigaye ntakina nari na musaza wawe wasigiye imva yanyu ntiyayikoze neza, hamezeho amapera hameraho imigina, ibintu byose nta kuntu habaye. No kuza hano ni ukuza nihishe, ni ukuza nje kuvoma ngahita mvuga ati kanze kubibuka. Rero si uriya muntu ko kamara icyo uriya muntu wasigiye kagahinda kenda kuzantura ku gasi. Cyakoze mama nese mwebwe ahantu muri basi iyaba mwaga mumeze neza basi yewe nakumera neza kandi karanye nifuza kubona abantu banyumva nubo ibikomere biri binshi nizeye ko ejo hashobora kuba ubu ndumva nduhutse nta kibazo ntaboha amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro mana mufasha maze kuba ndyamye hano kumvanya niruhutse. Nta kibazo ubwo hano maze kuruhuka, noneho hano nzayanza kuruhukira kuko niho wambaye umutuzo. Cyakoze numvaga umutima wanjye umeze neza. Imana ikomeze ibarinde, nanjye reka ngende nzamukana amazi batanyita pe. Ako iwe ndumva nduhutsemo gake pe, ibitotsi byendaga kuzanyita niyo maze nk'ukwezi ntaryama. Avugishije uvuye hano hirya umeze ute? Ntabwo dore umuntu bari kwamira zanyoni n'imiceri. Ubu se ibi bintu bivamo hagashaka umuntu ubigufasha? Jya ngo tuba twaroshye mwana wanjye. Amakuru se umeze ute? Meze neza. Wari uturutse se ko umuntu uvuye ruguru? Umujyoma yari yantumye hari ahirya niho nabimukora. Ameze ate ko ejo bundi yaranyishe? Kwa kundi kwe nyine kwa kundi kuntu ahora se wese umuntu. Sinzi yakize ikibazo asigaye afite. Ariko nanjye neza gutwara n'utuzi kwabanje kunyuma ntaza no kuvoma. Cyabaza akasumye gufasha n'ibintu bizaje. Nzabyikorera ngiye ndabihanda bihaje se mba ndi gukora iki gihe. Nawe ufite umuruho nk'uwawe. Mu ruho ngiye kugira ngo igihe cy'isarura dore watangiye kwera warabye neza umeze neza. Ubundi azambwiye nkaza nkagiye kumfasha ko nawe. Ibyo bintu bireke mwana wanjye. Nanjye narabiterera. Nyakoro muri hariya, nyakoro muri hariya.
Nakora muri hariya naga Subise nye ko nakukanye imbiro. Mwana wararushye pe. Wararushye ariko uzasubizwa. Buriya uko umuntu aruhanika isezerano ry'Imana rizagenda neza. Kandi bizagenda neza nabikubwiye. Kanegereye umusaza wanjye azaze. Niba nk'ibintu mba nambara. Humura. Mama wanjye kiriho sinambaraga bino bintu. Ndabyibuka sha. Yabaye muyaya muri rugo. Nakundi nyine ugomba kwihangana mwana. Ubwo nibagiye kukubaza. Arahise asigaye abaye. Nawe se abari mu rugo nyine kwita mu turi. Abari kwitwa mu turimo two mu rugo nawe. Biranirwa mu rugo ba. Nakundi nyine nawe ari mu turimo two mu rugo. None aheruka no kuza mu rugo. Reka ngende mbabarira subazi wowe. Hute none bataza. Uramugabo yanyica. Nerinje kuvuma uburura jere kandi ndazamura. Shase nakundi nyine tera nyine yazamura ugere batanagwa bataza no kugukubita dore tahakiramo. Humura. Nararushye. Reka nziyakire reka nzamuke. Sawa mwana. Nawe usigara ubi. Mukugimaro. Abro. Mere ute. Akuno amugabo esanze turaumaze. Ariko uyu munsi nawe zitana baye nyinshi. Nabona uragiye sa. Wari wagiye. Wazanye amafaranga hano wagiye Kigali bafite amafaranga. Abona wawe ushishe. Basa neza. Akose shanza abantu abone yabwa ngo ntihakiza yo kavuna umuheto. Kiza amere nabi nyakwishwa n'iseseme. Akiza arakuzona. Aramereye nabi. Yabundi aherutse kuzi wanje. Turi gutegura ubukwe bw'umuhungu wanje. Yarabimbwiye twarahuye nagasuru yagahaze. Naraho ngaho dore nazi ko vuga. Wari watambagiriye hera? Mara mane wane nifuza kongera kwiga no gukura nifuza kubona abantu banyumva nubo ibikomere biri byinshi nizeye ko ejo hashobora kuba heza ntabo amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro Mana mufasha ariko ari zaba sara gutegereje wowe cyangwa mama wari sama sasa leo tukumije sasa kaje mtu menya watu ndio nani ndio Musura kuvuga abantu hanze n'umukobwa weza cyane gusa wisubira wari umeze neza cyane umva nari meze neza umugore mugore bakugeze herera yego wa mugore wese ko twahuye mvuye kuvura yanga kunuka sinzi ibintu byari byamuteye none ariko ware ni nawe urase turamubwiye n'amahane ye yarambwiye ndarwaye gutungwa ngo ngende aranyihorera neza mana yanjye gute byagenze gutera ntago bari ahandi se urumeze ko mufite akanyamuneza cyane sinzi uyu munsi numva meze neza nimba ko batantutse
umva bishimye rwose ndishimye nese basi iyo baganije gusubira ku ishuri bakubwira ngo agize arayimuzanira arabyanga aramwabonaga agurisha isambu yambwiye gakataho ku gasambu gatoya ariko buriya agurishe neza arabyanga noneho birahagaze nayo ngisoma hano kiraba winywera ntacyo twe twiganira buhoro buhoro none ibibazo twakiza yagurishije ko ku gasambu agura inkweto zifunze asigaye yambara inkweto zifunze inkuru zaryoshye uri kuvumbura uvuga iki uri kuvuga iki ese uyu mwana uzamugira umugore ashyira umwana wa mutoya amatiku y'abagore ese mu mataba bicisha abakibundo wigeze ibiki uri kuhora byiki uri kuhora byiki batakugira umurozi bawe barangije n'abayobozi ko ndi kwagushyiranye ahubwo iyo basyaga no mu maso n'amajisho akava mwari isoni urabona ko uba ugize umwana waramubyarira ese bose ntabwo ubona ko waramubyaye ushaka ushe n'amaguru n'amaboko byose nibura ukabona binshimizeye ko ejo hashobora kuba heza ntaboha amarira azahoraho zongera guhaguruka buhoro buhoro mana mfasha